Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe, ndabashuhuje neza, nitwa Prince Robert. Umwami Imana nakomeze aganze mu buzima bwanyu, umwami Imana nakomeze abe mu mibereho yanyu, aho muherereye mwese abakunzi bacu, abari hano mu Rwanda, abari hanze yarwo, ndabashuhuje neza. Uyu ni wa mwanya tuganira ijambo ry'Imana, tukagenda tuganira icyo Imana ishyize ku mitima yacu. Uyu ni wa mwanya twungurana ibitekerezo mu by'umwuka kugira ngo bidufashe kuva aha tugera aha ngaha. Yesu nakomeze rero kubana namwe, Yesu nakomeze kubagwatira, abarinde umubi, abarinde imikorere ya Satani, akomeze abarindisha umwuka we wera, akomeze abagotesha urukundo rwe, uburinzi bwe bube kuri mwebwe n'imiryango yanyu n'aho muherereye, uburinzi bwe bube kuri mwebwe n'ababakikije n'ababazengurutse, imbabazi ze zigumye zibane nawe. Uyu munsi rero byukanye ndamukanye ifuhe ryo kubigisha ukuntu dukwiriye gushima Imana. Usanga abantu benshi amashimwe yabo, ibyirato by'icyo Imana yakoze, ari amazu meza, ari abagore beza, ari amaviza babonye, ari amamodoka babonye, ndetse bamwe mu mirongo y'amadini agiye atandukanye usanga arizo nyigisho bagamije imbere, cyangwa se ari nubwo buhanuzi usanga bwimirijwe imbere. Amarari y'abantu n'ubwikunde bwayo bikanatuma aribyo ibitekerezo byabo bashingiraho cyangwa se bubakiraho. Ariko uyu munsi tugiye kureba amashimwe nyayo, amashimwe akwiriye, ishimwe umuntu ashobora gukora rikanyeganyeza Imana kandi nawe ubwawe ukumva kunezerewe, kuko ibi twita amashimwe simbihakanije cyangwa simbyanze. Birashoboka ko ushobora kuba wari ufite ikibazo kikugoye gihangayikishije umutima wawe, mugenzi wawe akaba yagikemura kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo nanze ko ari amashimwe, ariko uyu munsi tugiye kureba amashimwe y'igitsikamutima, amashimwe umuntu yagakwiye guhora ashima umunsi ku munsi. Abigishwa babajije Yesu baramubaza bati, mwigisha twigishe gusenga bikwiriye. Uyu munsi nanjye ndashaka kubigisha ukuntu dukwiye gushima byuzuye, ishimwe rihoraho, atari ishimwe uzategereza umwaka urangiye kubera ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu buzima bwawe, kuko hari inzu wubatse mu mujyi runaka, kuko hari indege wuriye bikaba ishimwe ridasanzwe. Hari amashimwe dukwiriye gushima umunsi ku munsi. Yesu yarababwiye ngo nimusenga mujye mumera mutya, umuvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ngo ikintu ushaka ko gikorwa mu isi ngo ariko cyo gikorwa mu ijuru, ngo n'ifunguro ridutunga uriduhe none. Urumva yarabahaye icyerekezo cyo gusenga, yarabahaye inzira nyayo yo gusenga, yarabahaye umurongo ngenderwaho wo gusenga. Ashyiramo ko bakwiye kubaha Imana, ko ari igenga ibintu byose, ko ari ikora ibyo ushaka mu gihe gishaka no mu gihe itekereje, ndetse aravuga ngo ifunguro ridutunguza uriduhe none. Hano hazingiyemo ishimwe. Mu ifunguro habamo ishimwe rikomeye cyane. Umuntu unkurikiye ku nshuti zanjye zigiye zitandukanye, mu ifunguro harimo ishimwe rikomeye riruta no kuba wabona amazu, riruta no kuba wabona imodoka. Mu ifunguro ridunga umuntu uyu munsi, nubona Imana ikugiriye neza ikaguha icyo kurya runaka, ibirayi byawe se, ibitoki byawe se, ibijumba, ifiriti, inyama, kuko abantu amafunguro yabo agenda atandukana. Ukabona uricaye saa sita, mu gitondo, ku mugoroba se,
ugiye ku meza yawe meza, cyangwa se wicaye ku gasambi Imana yaguhaye, niba ari ikijumba Imana iguhaye ukagitamira ukabona urahekenye birakunze, kimanutse mu muhogo birakunze, kigeze mu gifu nta kibazo kibayeho, ubundi uri umuhanga, uri umuntu uzi gushima, ngira igishimwe rikomeye, wakakwiye guhita upfukama hasi ukavuga ngo Mana ushimwe, Mana ushimwe kunyemereye ko ibi bintu bikunze. Impamvu ibi mbibabwira, abantu byanze bafite bya bindi nahoze mvuga, bafite amazu y'ibitabashwa ariko gutamira no kugira ngo kimanuke mu muhogo byanze, baba bari ku rwego bya bintu bidafite umumaro. Umuntu ufite imodoka nziza ya Vewiti, ya Barabasi n'izindi nyinshi cyane, ariko gutamira ikijumba byanze, gutamira umuneke byanze, gutamira ifiriti byanze, ibyo bintu byose imbere aba ari impfabusa. Bibiliya yaratubwiye ngo ibintu byose mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose mwabyongererwa. Bivuze iki? Ibi bintu by'ubutunzi abantu bubakiraho ibitekerezo n'ubwenge bwabo, ibi bintu by'ubutunzi abantu bubakiraho imitima yabo no kwifuza n'irari ryabo, ni inyongera. Hari igihe uvuga ngo ni igitangaza cyabaye, ugasanga hari abandi bantu babifite batanubaha Imana, batanizera Imana. Ariko ishimwe rikomeye ku bantu bizera Imana, ishimwe rya mbere rihambaye ku bantu bizera Imana, ni ukuri ikiguhaye niba iguhaye ifunguro ry'uwo munsi ukabona uraritamiye, ukabona riramanutse mu muhogo nta mbogamizi irimo, rikagera mu gifu nta mbogamizi irimo, ugihaguka kuri ayo meza yawe wakakwiye gushima Imana, twebwe ngo Mana ushimwe ko ndi amahoro, Mana ushimwe ko ndi muzima, Mana ushimwe kumpaye iryo funguro. Irindi shimwe rihambaye, navuze ngo amashimwe akomeye azingiye mu mafunguro. Nugirirwa amahirwe ukabona urariye bigenze neza, nugirirwa amahirwe ukabona urabitamiye bigenze neza, byanze bikunze mu kanya nyuma y'amasaha 4 cyangwa 5 hari ikindi gikorwa kibamo ishimwe abantu batari bazi, ariko uyu munsi mwiga gushima. Niwumva ukubwe cyangwa ukumva ushatse kujya ku musarane, katuvuga ukuri mu mazina yako, ukumva ushatse kujya kwiherera, wagenda ukabona wakoresha imbere cyangwa inyuma ukabona birakunze, uri umuhanga wagakwiye kuzamurira icyubahiro Imana. Ushatse wanapfukama nawe uri nubwo muhita ngo ntago hasobanutse, ariko ukabwira Imana ukabwira ngo Mana ushimwe ko uyu munsi ibi bintu bikunze, ushimwe ko ngiyo bikagenda neza, ushimwe ko ibi bintu bigenze neza. Kuko ugiye Sehashika, ukajya Faisal, ukajya i Kanombe, ukajya Kibagabaga, hari abantu byanze, hari abantu bitari gukunda. Ibi ngewe baganiriza murabizi, nagiye mbaho ubuhamya, namaze imyaka 13 njya kwihagarika bikanga, nkihagarika inkari zarifunze ngoresha amasonde, ubuhamya murabuzi. Rero ngira ishimwe ridasanzwe, ngira ishimwe rikomeye. Ubu umuntu uri Sehashika uri gusenga Imana ngo Mana numva bari ukanyiza, none nkajya njya kuri toilette bigakunda, nzagukorera. Iyo umuntu ageze hano iby'ubutunzi nta kintu bikiba bikimaze, ibyo kuba ufite inzu nziza rimwe na rimwe urayigurisha kugira ngo ubone ko wabona uko byagenda. Ngira ishimwe ridasanzwe, ngira ishimwe rikomeye cyane. Ishimwe rya gatatu, dukwiriye gushima Imana kubw'umwuka wayo duhumeka yaduhaye. Nubona bukeye ukabona urambuye akaguru bikemera, ukarambura akaboko bikemera, ugazunguza umutwe ukabona biremeye, ugahumeka nta mashini ukoresheje, ujye ushima Imana, uyibwire ngo Mana ndagushimiye yuko ndi amahoro, ujye uhita uzamura icyubahiro cyayo. Ushima Imana uyibwire ngo Mana ndagushimiye ko ndi amahoro, uyu mwuka duhumeka, uyu mwuka utuma dukora muvuma, uyu mwuka utuma tubyuka tukajya ku kazi. Ngaya amashimwe akomeye kurenza kubaka ko Imana yaguhaye inzu nziza, kurenza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ko Imana yaguhaye imodoka nziza. Ibyo ni byiza, nta muntu utabishaka nta n'umutabikunda, ariko ibyo ni inyongera. Iyo guhumeka byanze, ngiye nakoze Sehashika ndahazi, hari abantu babahumekeraga ku mashini ugasanga ku munsi yishyuye amafaranga akangari, ariko n'ubuhumeka ukabona birakunze. Ngira igishimwe rikomeye cyane. Ishimwe rya kane rikomeye riva ku Mana, Bibiliya yaravuze ngo abana n'umwandu uva ku Uwiteka. Wahirwa ikirimba kibuzuye, hahirwa ikirimba kigize gute kibuzuye.
nubona Imana iguhaye umukobwa, ikabona iguhaye umuhungu, ikabona iguhaye kubyara, mbatangarize ko impano y'urubyaro nta muntu wayiguha. Umuntu yaguha gift y'inzu, umuntu yaguha gift y'imodoka, umuntu yaguha gift y'imyenda, umuntu yaguha gift y'amafaranga, ariko gift y'umwana iva ku Uwiteka. Ngira ishimwe rikomeye. Ibi mbivugiye ku bagabo bubatse ingo, ibi mbivugiye ku bubatse. Nubona ugiye mu gitanda na mugenzi wawe, mugakora umurimo mwiza wo gukiranuka, mukabona bigenze neza, ubundi mwagakwiye gusoza mukashima Imana, mukavuga ngo Mana ushimwe kuko turi amahoro. Kuko hari abantu byanze bigeze ku rwego ayo mamodoka n'amazu badafite bikaba byabangiye. Wakujyana kwa muganga ku bantu byanze, nibwo wamenya agaciro ko gushima Imana. Wakujyana kwa muganga ngo urebe abantu byangiye, nibwo wamenya agaciro ko gushima Imana. Hari nabo byanze nta kibazo cy'ubuzima bafite, ariko kubera Satani, nubona Imana igufashije bigakunda ari amahoro, ukabona bigenze neza, wagakwiye gupfuka mugashima Imana, ukayivuga ngo Mana ushimwe ko ndamahoro, ko ibintu byanjye bimeze neza. Mana ushimwe ko mbona ukuboko kwawe kugendana nanjye. Mana ushimwe ko bw'aba bana wampaye. Hari abantu bamwe usanga bari kurira, ugasanga byaye abana 2 3, n'ab'igitsina kimwe ugasanga amarira. Abana ni umwandu uva ku Uwiteka. Hahirwa ikirimba kibuzuye. Ngaya mashimwe adasanzwe ku buzima bw'abana b'abantu. Ngaya mashimwe abantu dukwiriye gushima Imana. Ngaya mashimwe dukwiye guhora dushima Imana. Ishimwe rya 5 nsoza rikomeye cyane. Umwanditsi Yohana yaranditse aravuga ngo icyakora bizeye Imana bakayiringira ngo yababereye ubwugamo, ngo abo ngabo babaye abana b'Imana. Ni uguhabwa agakiza n'Imana. Guhabwa agakiza n'Imana, kumva kuri mu mugabane w'abana b'Imana, kumva kuzaraga ubwami bw'Imana, ugahora ibyiringiro byawe n'ibyizere. Bivuga ngo uyu munsi naho napfa, uyu munsi naho natabaruka, ese kumva yanjye ijuru ryanditseho ko ndi imva y'umukiranutsi, ese kumva yanjye isi nayo irabyemeza ko ndi imva y'umukiranutsi. Ukavuga ngo naho uyu munsi Kristo yagaruka agahagarara ku bicu, mfite ibyiringiro yuko nzabona ijuru, mfite ibyiringiro ko ndi mu mugabane w'abana b'Imana, mfite ibyiringiro ko mfite umugabane kwa Data. Ngaya mashimwe y'ingenzi, ngaya mashimwe adasanzwe, ngaya mashimwe akomeye, ngaya mashimwe dukwiye guhora dushima Imana. Naho ibi by'amazu, amamodoka n'ibindi byose ni inyongera. Imana ibikoze itabikoze, yabwiye Mose iramubwira ngo nitwa ndiho. Twaba twabonye amazu y'ibitabashwa ni Imana, twayabuze ni Imana, kuko Yesu azarinda agaruka. Hari abantu bubaka amazu meza, hari n'abandi bayaterejwe cyamunara. Yesu azarinda agaruka, hari abantu baguze amamodoka meza, hari n'abazarinda agaruka batazikandagiyemo. Yesu azarinda agaruka, hari abantu bajya mu mahanga, ariko hari n'abazagaruka bataranajyayo. Yesu azarinda agaruka, hari abantu badafite n'ubutunzi bwinshi cyane, ariko icyo mwisabira cyo guhora ushima Imana nuko Imana uri amahoro, nuko uri amahoro, nuko uri amahoro. Ari nako dusengera abantu bafite ibibazo bibagoye, abantu barya bikanga, barwaye ibifu, abantu barya bikanga, mu mihogo hari ibibazo, turabasengeye ngo Imana ibagirire neza. Abantu bajya kuri toilette yaba bakoresheje imbere n'inyuma bikanga, abana bo turabasengeye, twirukanye uyu mudayimoni. Abantu babuze urubyaro